ni byiza kuba ukurikirana ino channel. Hari ukuntu phone yawe iba yaruzuye mu bubiko ubikaho ibintu, kandi ukaba ibintu ubitse kuri telefone yawe nta kintu ushaka gusibaho, kandi ufite gushyiraho ibindi. Ni ukuvuga ngo wabuze uburyo washyiraho ibindi bintu kubera ko storage yawe ya telefone yamaze kuba yakuzura. Muri iyi video ngiye kukwereka cyangwa se ngiye kukwigisha uburyo wabona space nini y'ubuntu kuri telefone yawe utazi ko uyifite. Ndakwereka uburyo ubika ibintu kuri telefone yawe kandi nta kintu uraza kuba gusiba kuri telefone yawe. Bigenda bite? Mbere yuko dutangira, kanda like kuri iyi video, ukande kuri buto subscribe aho hasi niba utarayikanze. Mbwira ikindi kintu naza kwigisha muri comment, ndetse tukirebere video igiye gukurikiraho. Wowe ugeze kuri no YouTube uri mushya, channel yitwa Emitech TV Show, njye mugiye kubana nitwa Emi. Mwumve ko muhaye ikaze kuri iyi YouTube channel yacu, dusangiriraho ubumenyi bw'ikoranabuhanga, tukigishanya ibintu by'ingenzi bifite umumaro. Wowe mushya muhaye ikaze, nawe dusanzwe tubana, ukanda like kuri iyi video, ubundi nze tubirebere hamwe bigenda bite. Ni ibintu bibiri ngiye kukwereka by'ingenzi uba ukwiye kumenya kuri telefone yawe. Icya mbere, niba ufite telefone yawe ya Android, icyo ukwiye gukora, ngwino muri Play Store ubundi tugendane akantu ku kandi. Ngwino usacinge application yawe yitwa Play Store. Okay, uraza urebe Play Store yawe, Play Store uyinjiremo. Ukimara kuyinjiramo wagera kuri dashboard isa gutya. Nta kindi kintu uza ahangaha ugakora, uraza ukanda ku gatutu kawe ko kuri email. Ukimara kugakanda barakwereka manage apps device notification. Wowe ukimara kugera ahangaha nta kindi kintu uri gukora, uraza urebe manage apps device kugira ngo ukwarebe. Nta kindi kintu uraza kuza kwakanda. Ukimara kwakanda uragera ahantu hameze gutya, barakwereka storage yawe, ibyo umaze gushyiraho. Ubwo ndakuvuga ngo ifite 26 GB, noneho ikaba ifite 28 GB y'ibyo imaze gutwara. Okay, noneho hejuru gato bakwereka ko ifiteho application zingana na 23 zikenewe kwa updating. Ibyo ngibyo ntabwo aribyo tugiye kuza kurebera ahangaha. Tugiye kureba, turaje dukande hano kuri manager. Iyo dukanda kuri manager baratwereka umubare w'amapplication dufite muri telefone, aho twagiye dusiba ariko tutagikoresha. Noneho urabona hano handitse this device, sibyo? Noneho ugiye kuza kureba application wasibye ugeze gukoresha, warangiza ukazisiba. Play Store irageraho ikazisigarana, kandi iyo zisigaranye uba warazisibye muri screen, kuri Play Store ziba zigihari kandi ziba zaratwaye umwanya wawe wa storage. Wowe uraza kandi hano kuri this device. Wowe hano ahangaha hasi batubona ahantu handitse notes installed. Noneho uraza kandi ukimara kuhakanda barakwereka application wigeze gukoresha ugasiba. Ubona ko zihari application wigeze gukoresha, zirahari rwose, ni nyinshi. Ngizi twarazikoresheje tugeze aho turazisiba, ariko muri telefone zasigayemo muri Play Store irazisigaranye. Noneho ikintu ugiye kuza gukora ahangaha, ugiye kuza ukande kuri buri application yose ufitemo hano, uyisibe zose. ugenda uzisiba, uraza kuza kureba umwanya urasigarana kuri storage yawe, utiriwe uvuga ngo urasiba amavideo yawe cyangwa se indirimbo. Nta kintu cyose usibye gusiba application wowe waradaranodinze ukayisitara muri telefone. wageze igihe ukaza kugira ute, ukazisiba. Noneho na gutyo uraje uzisibe zose. Ngira ngo izi application zose zifite gigabyte ebyiri n'ibice 300. Ni application zingana na application 35. Urabona yuko ari nyinshi. Noneho tuje ahangaha kuri storage, tugakanda kuri storage, turasura application baratwereka
space dufite, kuvuga ngo dufite space na 95%. Dufite space ingana na 95%, dufite ukuvuga ngo dufiteho iziri gigabyte ziri free, ubwo n'izisigayeho zingana na gigabyte 1.69. tugiye gusiba zino application zingana na gigabyte 2.3, turebe umwanya turaba tubonye kuri storage ya telefone. Urabona yuko izo application zifite MBs muri megabyte ingana n'ijana, megabyte ingana na 20. Urabona ni nyinshi, urabona ko ari beza 159, 155. Urabona ni nyinshi cyane. Tugiye kuza gukora remove. Urabona hano tugiye kuzikuramo zose, remove selected apps zose tugiye kuzikuramo. Ni ukuvuga ngo zihita ziva kuri umutima wa storage ya Play Store. Noneho turahita tubikora gutya, tukimara kubikora gutya zihita zivamo. Noneho iyo uje hano muri storage uraza urebemo, hano urabona yuko hariho gigabyte yose. Urabona ko twari dufite 95%, hagabanutseho 3%. Urumva yuko buno buryo ari bwiza kandi bukora. Niba muri kino kiganiro gikunze, like ndetse na subscribe. Nugenda ukajya kuri storage urasanga umwanya wawe wa storage wiyongereye. Icya kabiri tugiye kureberamo hano, uraza ujye muri setting ya telefone yawe, ubundi setting, ubundi uze wereke ahandi hantu uraca. Uraza ukanda hano kuri apps, numara gukanda kuri apps urakwereka urutonde rw'amapplication ufite muri telefone yawe. Uza ushake byibura application ukunda gukoresha. Nk'urugero nkunze gukoresha Chrome, application ukunda gukoresha kurusha izindi niyo uza waza ahangaha. Nk'urugero nkunze gukoresha Chrome. Kuri Chrome uraza urebe mwereke, uraza ukande kuri storage and cache. Ni ukuvuga ngo ni ubundi bubiko n'ibindi bintu bitumarira space ya storage yacu. Urabona iyi Chrome ifite umwanya kuvuga ngo app size ingana na 46 za MBs. Noneho ikaba idatwara data zingana na 400. Urumva, noneho ikaba ifite cache zingana na 523. Noneho ikintu ugiye gukora ahangaha, ugiye kuza ukande kuri clear cache. Numara gukanda kuri clear cache, zira 500 zirahita zigenda. Urumva, nizimara kugenda ububiko bwa storage naho ari 500 arata yiyongera. Urahita uza ku zindi application uza kuba wakoresha. Reka kuri YouTube ndebe. Iyo uje ugakanda kuri YouTube, ugakanda kuri storage cache, tubona ko YouTube ifite size ingana n'141 za MBs. None bamaze kudutwara megabyte za internet 652. Noneho ifite cache zingana n'134. Tuza gukanda kuri clear cache, numara gukanda kuri clear cache, noneho usanga naho ese zigenda. Ibyo ni bikora ku application uze gukora. Hano ku application ya WhatsApp downloadinga amavoice, ibintu byose bigiye bitandukanye byo kuri WhatsApp kugira ngo nawe murabizi byinshi. Naho urabona yuko nayo uraza ugakanda kuri clear cache cyangwa se ugakanda kuri manage space. Iyo ugakanda kuri manage space uhitamo amagroupe baguhereza. Noneho ku magroupe ukajya ugenda ureba ibintu byagiye byidownloadinga kugira ngo muri kureba uyu mwanya ubona za megabyte. Ni ibintu biba byaragiye biza kuri aya magroupe tuba dufite muri telefone, ariko wajya muri storage ya telefone ntubashe kuba wayibona kugira ngo urabireba. Nk'ubu dukanze kuri ino groupe ya hejuru, ni ibintu byinshi cyane. Ubwo uraza ubiselecting, ukimara kubiselectinga ube wabasha kubisiba. Tureba ko byinshi cyane ntabwo twabifata n'umwanya. Reka tuze ahangaha turebe. Ni ukuvuga ngo ibi ngibi bingana na MBs zingana na 40. Uraza ukabiselectinga byose, warangiza ukabasha kubisiba. Ni ukuvuga ngo uduce kuri WhatsApp byose biragenda bikibika. Urabona yuko byinshi, warangiza ukanda delete
bigatinda ukabasha kugira ute kugera umwanya wawe wa storage wa space ya telefone yawe. Ni ako kantu nashakaga kukwereka muri ino video. Niba ufite ikindi kintu uzakwigisha muri video izakurikiraho, wowe urajya muri comment nyuma kujya none mu kanya ngiye kujya muri comment duhuriremo mpite gukoreraho video. Murakoze cyane, Imana ikomeze kubarinda, ndagukunda cyane wowe ukunze gukurikirana umuyoboro mugari MTech TV show, komeza ugubwe neza. Ngira ngo murareba space zose z'amaguru zose ukora muri ubwo buryo, warangiza ugaselectinga, warangiza ukabasha kuba wazisiba zose. Urabona yuko zirimo ziragenda zivamo, ugasiba unyuze mu buryo nari mweretse. Uragenda ugasanga umwanya wawe wa space yawe ari memory card yawe wiyongereye, ugasanga izo yawe storage yawe yaruzuye, utazi ibintu byayibanje. Ibi ngibi bitera amakuru kuri WhatsApp na kudownloading application, warangiza ukayisiba, ukaba wizeye ko isigaye ariko ku mutima wa restore igihari yego, ariko ubashije kuba nakwereka uburyo buno buryo nawe wabukoresha utari neza usiba filime zawe cyangwa se usiba indirimbo zawe mu modo yawe utayasibye, ukoresheje buno buryo bwo gukira amakeji no gukira iyo amagurupe y'ibintu baba bagiye batwohereza muri telefone, ariko wajya muri studio ya telefone yawe niyo watanga. Murakoze cyane, uri mu yindi video, ndabakunda cyane.